waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 078336 Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, mukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Izo mu bantu basobanutse nkanjye irebe ndeba nawe birebe uri kureba neza itandukaniro ntabwo uri kuribona. Zamura iyo sura yawe ndebe, kuko ubushize mwaraje mwigira ba debande hano ndabihorera. Ubu wagarutse mukubite njye kuzana ikinyafu ndakubita he kuki mutumva n'amatwi yawe asigaye afite ikibazo kubera ko habaye iki? Ararwara ameze nabi. Hanyuma yo kurwara ese wishimiye kujya ubona ngendera hasi mu gihe we yamfasha akakajyana akangeza ahantu tugerera basi. Yorokiye ko wazindutse wambaye inkweto zifunze wogiye kugera. gahunda ndagira mu kanya niko ariko nari kuba niteguye ndasaba ataza kumfata. Utagira ikintu ukora bigiye kuzakugira ikirara. Ntabwo nari ikirara bizi. Nasi ko zindutse byataha. Ufite abantu bari buze gutwara ibikoresho bya dekorasiyo, kandi wa mukobwa dukora nasigaye aza kwiga maze akanigereye hakiri kare. Cyatangiye kwirara. Ukora neza. Ari ukwirara ahubwo wenda ugafite impamvu zituma cyera. Udakora neza kandi ari mucyaro. Ubwo nuko wamukunze ngo amaraso arahuye nanjye. Nisubire kutamwumvira nyine ngo anyigishe. Rero uko urumubwira namubwira ariko wariseruka mubwira bishobora kwica akazi kanjye. Kugendera kwawe hasi ibintu iki ngewe nushaka ugenda ukurubaze hari amurara amabuye cyangwa se ugende uce muri ruhuru nge bimbwiye ibyo ngibyo. Nimba arwaye mureka arwarapfe, umuntu ararwara bakarimbaza apfa bakamuhamba, imva zirahari mu gakinjiro. Nakubwiye ngo nimba arwaye arembye mureka arware apfe, imva zirahari ziruzuye mu gakinjiro hari. Ariko kuko tudafite ingingo zose niyo mpamvu kubanza ko tubavanye ntabwo ari uko mudafite ingingo z'ahubwo kuko ntazo muzi imbere muto. Icyo nicyo cyamufite urubizi neza. Urumva ashobora gufata umwana munini kwigisha akireragiza izindi nshingano afite. Urumva akazi kanjye kaba gapfuye, wenda ndaza kubimuganiriza ariko nawe ntugapanga ku minsi itari y'akazi cyangwa ku minsi adafiteho akazi. Ubundi baranyigisha muri weekend cyangwa se wenda ku manywa yakoze apremidi nyine nta kazi. Ahubwo se wareka kugira ngo atangire kwigisha ibyo kweditinga akazakwigisha ibya kamera ko byo bisaba ko mwajya mujyana kuri tele nawe ukajya wirinda ufashe nk'amatara cyangwa se wundi ukumva ukuntu bivuna. Aya amatara wapi nawe
nta muntu w'umunyeshuri mwihitiramo ibyo aziga wowe niba kujyana kuri tele akakubwira ngo wowe sene terura mutera uzahita uyaterura akubwira ngo fata sawundi uzayifata nafata none se umuntu uzajya kwiga ntabwo akamere akenerwa kuri tele uzamubwira ajya makamera oya ntabwo nzamutegeka wazakwigisha uko abishaka kubera yuko iyo umuntu agiye kwiga ntabwo ategeka mwarimu ibyo ari bwige ntari bari gufata kumubwira kandi ndabishaka kandi ntabishobora n'ubundi bwigira icyaha mufite nuko ntazo mufite nta n'izo muzigera mugira sura ibintu wigira n'ufite umubiri nawe bizakubaho gusa ntabwo nakwifuza ko byakuba kuko uri mu Rwanda ngaho turondera ibyo byakubaho genda hatagira n'umuntu usohoka hano akahagusanga njye ntabwo nziranye namwe simba shaka nta nubwo nshaka no kuzongera kubabona cyangwa kubumva nimba arwaye mureka remba apfe nawe nimba uzamukurikira abapfuye ni benshi genda sinshaka kukureba ikintu uza kubwira uriya mutantine nsigaye nta nkasanga imyenda ntizinze gukora amasuku bisaba ngo mbanze noneho uzi ikibazo umva n'ikibazo mara kugenda nawe ukigenda kandi wowe mukuru aho ngaho ngenda leta ngaruka nta saha ndamubona hano hari udagenda mu ngenda ubundi wabireka ibyo bintu byukaza kugenda nka nyuma ya saa sita ubona ko imirimo yose yayishyize ku murongo ku buryo nta kintu kiri bwangirike ndaguhamagara reka ujye imyaka ari wowe mfura njya kugenda ndaguhamagara bijya wigira nk'aho ari wowe gucura warabizi nawe utabikurikirana sawa akazi keza kandi nutangira kwiga bakambwira ko uri kurangara ubwo nyine uzaba wabinaniye nzahita nk'umugore biriya ni ibintu ntabwo ujya gukinira mu kazi kanjye nawe ibintu bya tekinike mwana yakubwiye tekinike se watekinitse niba wigize ngo n'ibintu bya tekinike wowe watekinitse mbese kamera yananiye kamera ntabwo yananiye nubwo ntayo cyangwa ugira ngo gukoresha kamera ni ukuyikorera ku mutwe cyangwa kuyitwara ku rutugu ntawe uza kumubwira ariko utazashutinga abantu abandi ukabazanamo igihu bakagira ngo sibo bashutinga yari yazanyigisha ni umuco urumva umeze ute ndumva nta kigenda cyabandi nihangane ariko sha abura muntu ni umugome reba ukuntu yakwirukanye atabanje no kureba ukuntu umeze oya nta kibazo mute abantu b'iki gihe nta mutima bakigira ukuntu umeze mbikuta utuntu ndebe ko nakwitaho bisaba imbaraga shaho ubundi se ntiwavunitse mute aha kuvunika nta kintu bitwaye nk'ari we mvunikira negera icyuzi ese ko mwana wiye ahari wasanga ari malariya ndi kumva mfite icyushye akandi kanya gato nakonja ariko nta kibazo ndibuze gukira aho muraza gukira aho ntibaye ngo ni malariya kandi uke kera mama ukuntu yatuvuraga yafuraga ubuntu bw'ubwatsi ndetse mukandire kugira ngo wakire reba ukuntu ari kubyimba reka kuko mbabaza okay ngaho reka mbikore sibyo tuze mu nta kibazo sibyo
Nose ndi umwana kugira ngo umpunge shaha vuri kumbabaza. Nzi ko impamvu yawe urimo urababara ariko mukandi nanaguhuriza Oya guhura ntabwo ndumva uko namaze kubyiba. akabundahonda akaduha tugakira akumute uramuzamu namuzamu y'umugisha umuntu mwiza ureba ukuntu uriya mugore yadusohoye nabibonye ariko uriya muzamu ni umuntu mwiza none rero ukuntu abantu bafite batunze aribo bana babi ariko abantu badatunze bakaba bafite imitima myiza ya kimuntu ariko mama ito najya umbabarira nyine ntugakunde kurira cyane sibyo gikomeye ibaze ko atitaye ko nanarwaye akadusohora bigana kuriya akakujugunya hanze nyine ukuntu umeze akajugunya hanze nanarwaye kuje kugira ngo namujugunyishingwe mutoni wa mwana wa mama wirira rega nabo tuhashimire nose twari kunezerwa nuko tujya mu muhanda tuhashimire naho ni heza tunyurwa ubundi uryamye gato sibyo ndaje njya kukuzanira imiti rebe ko nakuri ubona nkaza nkakwitaho dukunda no kuririmba twaturirimba tumwe twadufashaga so twibuka akibuka kagakorasi uraza kukanyibutsa mu kanya tukaririmba kawa akwikundira mama ndakwikunda kanihute ugende neza humura yego ndagenda Uretse gatoya. Uretse ubwo rero tujya kwa muganga. Oya biraza kwimara. Ese undi wabaye Njye muri dushe ukuboko gukubita kuri lavabo. kandi urambayeho n'isaha. Ako se wowe urahugira ngo biraguhuza ko bahuhira abana cyoko ntamaze kubyimba. Ahubwo reba ko ari sena hari umutume pomade ku muhanda hariyo musiga. Arsene! Arsene! Gabriel sigue cantando con su amiga. Kuchizana. nejeje imitima yacu utwibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none n'umwami udukumbuje uw'ijuru hari dufite isezerano Imana ihoraho hahirwa uwatorewe ubukwe bw'umwana w'intama muto najya umbaho akaza kuririmba indirimbo z'agahinda siko zimbabaza mbese ubwo urumva iyo ari agahinda koko ntabwo birababaje bituma nanjye numva mbabaye pe ahubwo mba ndi kwibaza ukuntu yenda tuzajya nko mu ijuru mbega ntukabitindura tuzajyayo twumva nyine kubiharanira tukaba abantu beza nubwo dukennye ntabwo bivuze yuko tugomba kuba abantu babi nibyo ijuru ntabwo rirahananye aho menya nujya ukatujira abandi ariko nanone ugomba kugira indirimbo ushyiramo morale
urumva nimba uri mukuru wanjye ukarema indirimbo nk'izo ngizo ari njye mutoya mba numva ko nanjye nyine ndahangaha rwose nafite gukomeza ufite kunkomeza subizi ko ari njyewe uzakwitaho ni njyewe uzanakugura imodoka ya mbere uzatunga we ese ko umuntu ugira agahinda nk'ako ngako yanyitaho nyine ahubwo shyiramo ibintu byose umunezero ibyishimo nanjye numva ko ibintu bimeze neza ariko wabonye uburyo twimukirana baba bamasaze wagira ngo hano inyuma bahabikaga ibintu by'ibiryo ahubwo njye nabonye wagira ngo higeze kuba tuwarete ariko buriya tuzagura inzu nziza etaje njye ndara mu cyumba cyanjye nawe urari mu cyawe sibyo ngiyemo se harimo televiziyo na radiyo na tuwarete n'akadushe kamukorera umuti wawe vuba ubwo ukore uri kumpumurira uraho wumva ndakize kumva urakize none kamukore nitonze n'udukeya twinshi cyane cyangwa ndagukunda nanjye ndagukunda hariya hamwe ngo nawe uzanyuza tegereza urebe iyo tuzaba bajamo noneho ngewe ntabwo tuza muri Amerika yo mu bikarita aha oya ntabwo ntabwo yo mu bikarita oji siteti aha kanegereza tujye tugenda mu kimodoka Serena ntabwo uyu munsi mujya muri pose turajyayo nose mwagiye ko amasaha yageze tubanje gutunganya tuno tuntu tuko tugenda wowe sinabwo ujya kurya ndashonje ariko nkurikije akazi mfite uyu munsi n'abantu bose bambwiye ko bari buzanga ntabwo nasohoka muri ofisi ndabarindira ubwo ndaza kurira rimwe n'inawe twe tugende ntacyo uraza kujya nyuma ariko musigaye mujya no muri pose mugatinda niba ari ikibazo cyo kuba mujya kure niba ari uko muba nyine muvuye mu kazi mukumva mudashaka kukagarukamo ibyo bintu mubikosora cyangwa se mureke kiriho bajye banabibazanira ahangaha mpamvu hari igihe tugera tugasanga reka bitaraboneka tugategereza bigatuma dutinda arinda reka kubaza ibintu bibu bwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu kuva iki cyumweru cyatangiye buri uko mugiye mbara iminota mumara ubundi umuntu agomba kumara muri pose byibura iminota 45 ariko hari n'igihe mugaruka nyuma y'isaha n'igice ya resitora nawe nabonye ntazi uragenda ugasanga bimwe birahari ibindi ntibihari iyi munsi rero mugerageze mfite stress nyinshi nta muntu ushaka kuvugisha nabi mugerageze ni muri iminota 40 mabusha umeze neza se ahubwo ngo wenda warwaye oya n'imigendo ibyo rero gukora byihoreye bakuzanira oya ntabwo ari ngombwa ndarya mu rugo kandi n'imigende abakiriya ntegereje ntabwo nshaka ko baza bakamba ubwo ujyanye ishakoshi wowe uraza no kumbwira ko n'umwana arwaye kandi ntawe ugira mabusha umbarire iminota igenda bagarutse yo kugenda nihuta ese kuko nta kintu tukuzanira nta kintu nshaka nta kibazo nanaje buri no bwore ndarira rimwe muto ibintu nakubwiye ibiki yewe wari urwaye cyane nyine urembye ugiye kureba umuvandimwe Nakiya bivuze Nakiya simunyumvira se uretse gato nkubwira uri kubyumva mute ndakwiyamye mana we ndakwiyamye inshuro 500 uri kunyumva neza ubu ngubu nge turaba babiri iranshinze ujya kurebamo ibiki ese ko ari umuntu atari uwo muntu uri kuvuga uwo muntu uriya dutugiye mu muhanda uriya utwendagaje mu muhanda niwe uri kuvuga ntabwo ubizi ibintu yankoreye yirengagije ukuntu ndi kugendera hasi n'imvura iri kugwa shahu urangije uratinyuka uragenda utanambwiye muteka nkubwire
indi minsi niba ushaka ko njye nawe tubana mu mahoro ndakwiyamye iriya nshinzi isizongeye kumva mu matwi yanjye mana nake ndamwanga nake ndakwanga reka nkomeze nkubwire. umbwire iki ndabizi nta kintu kizima yagukorera iki kintu ayaguha amafaranga kananuka ngo ndi ikimuga. amubwire mutima uravuga ngo tuzagwe ku gahinga. uriya mukobwa ndamwanga n'undi munsi nizajya hagira n'ikintu kiba muri runo rugo ntuzongere kumutekereza buriya munsi tujyayo akatwima ubufasha na buke duhuriye mu muhanda akatwima n'ibyo kurya akadutuka uratinyuka uragenda ugenda utanambwiye wowe ntukundeka nkapfira mu nzu uri kubyumva yamfite ntukavuge ko yanshinze urandorera we ega nubwo twangazwe ntabwo tugomba kumwanga. inde ndamwanga sha ndamwanga wumve ngo ndumva misengirana imbaraga niyo miti uyinywera oya kanyigukorera kanze nkazana nayo nshaka uzaba kumva uriya muntu ugakomeza ukarwara iriya dayimoni mwirengagize ariko do isi ni gatebe gatoki si ubona ko buriya yumvamo ngo afite amafaranga hari igihe kizagera akaza no kudusaba ibishyimbo cyo kurya tukakimwema. shashari wanjye tumwihorere reka nze kuzana agakombe mwihere imiti winywera sibyo kandi nyine nawe ntugakomeze kumurakarira cyane. nakiya n'umuvandimwe wacu nakiya wowe nakiya Mary Mr. Sheri Ewe harya nakubwiye ko nsigaye nkora muri Beura nahinduye akazi. Okay harya uribuka ko nsigaye mfite umumabuje witwa Karine? Umva na makuru ashyushye. Ese uribuka ko najya ry'ibyana? Ariko we reka nkubwire ibintu ko nyibukize nanjye nasanze kuba none numvise umuntu ari kubivuga ndavuga ni ibintu ntabwo bishobora kuba ari kubaza ndabyibagirwa nibyo noneho hari agahungu kaje ahangaha umva birashyushye ubona bateretana basigaye banabana no mu rugo umva ntabwo ushobora kubyumva uriya mugore ntajya ahinduka nta soni abafite ahubwo njye mba mbona bazamufunga bamuziza abana b'ubuhungu bw'ubu Jackson man umva ni danje njye nsigaye mbona umva asigaye Mary n'ubwenge nzi urabona ntazana sheri wanjye ahangaha uyu mugore yahita amuteretana we reka sha wapi ntago nabikora Esha haroroha kabisa mwana wanjye rwose narabibonye ubwo kagahungu nako karashyushye kubera kabonye amafaranga uzi ukuntu uzi ko avuga ngo nubwo ari burye akagenda akajya kumuzanira ibyo kurya rega akaza akamushyira imbere umva mbamuna banira n'iseseme ntukambuze umuntu w'umucecuru nk'uriya ariko ibeshye se ntumuzi se naryo ntumuzi kuri televiziyo utavuga ese kugira ngo uvuge ese nta na komantere watanga kuri ya filime ntabwo nkunda filime ziteye ubwoba n'amama mba ndi kureba nyine ntuje nikundira za zindi za cya kigabo asubira mbere sorry ko nkurogoye ariko ariko sujya mu kukwinjira nyine mu buzima
umuntu akubwiye ko agukunda abyakira gute? Byaterwa n'uburyo abimbwiyemo n'ubimbwiye uwo ari we. Kubera iki se umbajije icyo kibazo? Uko mbona nyine uri umuntu mwiza tu. Abantu beza bose wagenda ubabwira ngo ndagukunda ndagukunda ndagukunda, kumva byavamo. Icyaterwa nuko umuntu kwitwaraho neza baramubwira. Ntabwo mbizi. None sinakubaza. Se ko uyu munsi ufite ibibazo byinshi habaye. Nuko nshaka ko tuganira gusa tu. Ambwira. Mbabara ndacyashaka akazi da ngiye mvuge ahita nyirukana mbure n'amafaranga yo kwitungira umuryango. Ntunzi ngiye ndaza ngaseka ariko ako gahungu kiwe twirirwa duserera shani n'agahungu keza kubi. Mbamo nayirebesha ukuntu ariko nyine ariko agira n'umushiho. Ariko yageze kuri uriya mukecuru yaba yitwaye neza yibebeje ntako atagize. Yaranabibonye abonye hari agafaranga aravuga ati ngomba kugwa hari ahantu reka dutegereze tuzareba. Yewe ubundi amakuru kereka n'inzego nyibagirwa ntunzi se ndi mudasobwa. Nyine urebye ubona bari kunjijisha bancisha hirya nino ariko njyewe ntundi se mba narebye we mba nabibonye ahubwo ugashaka kunjijisha nk'iyo mbajije uwo muhungu ahita ambwira ukuntu nabi akambwira nabi mabuja namubwira ikintu nawe ukumva nsubije ukuntu nyine ariko nyine biragaragara nase ubu ibintu nabashije kubona wowe urumva nyine bitarageze ku rundi rwego. Ego ndaza kuyikwereka urebe uhita uvuga ati mbega umukecuru waguye ahantu. Hari n'igihe byo bizajya birangira ari aba ex wacu tuze tugasanga wa mukecuru ari bari guteretana nabo. Wapi yarasohotse nyine nari maje kumubaza ukuntu ansubiza ukuntu mbona ari ivumbu yaragiye wabona agiye kure wa mukecuru bamenya ari ibiki. Wabona ari ibyo agiye magiye kumureba. Umuntu wakunda just yabateye gute? Kunda se mu buhe buryo? Njye nta muntu n'umwe nanga ariko. Nyine gukunda. Sorry gato. Alo? Oui. Ya, ejo nka saa yine bizaba byarangiye. Oya, nta kibazo uhageze mbere ntarahagera baguhereza ibintu byawe ubundi amafaranga yasigaye ukayasigira wa mukobwa. Sawa nta kibazo. Ijoro ryiza. Ndi kubwira nyine nk'umuntu nyine wowe nyine mwakundana nyine yaba ameze nka gute ateye ate? Njyewe Karine nkakundana n'umuntu yaba nyine nk'umusore mwakundana cyangwa umugabo mwakundana yaba ateye ate ameze ate? Sha hose njye pe ntabwo njya nkundana. Ubwo rero biragoye cyane ko nabona n'ukuntu nyine ngushuranyiriza uwo muntu kandi mbizi neza ko njye ntajya nkundana. Kuko utakunda umuntu? Njye nakubwiye ko nta muntu n'umwe njya nanga ariko iyo hajemo ibintu by'inkundo njye icyo ndebaho cyane ni ukwita ku kazi kanjye gushaka icyatunga abana banjye naho ibintu by'inkundo rwose ntabwo ubu ngubu ari njyewe. None se njye nyine Buki njye nyine akase nk'iki
mbabarira umbwire aya ni amasaha yo gutahira wowe uri umugabo muri uru rugo yanabuze moto sinzi bazifunze ubu se uba wagiye wowe hari akazi ugira gatuma urara ugenda amajoro uzongera gutaha unturaho inzugi urumva Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a bitch. Yo Nga turayisoza iyo twarangije niyo myinshi gusa utavuga uko neza reba hano muri kumwe reba kino kizinga cy'inzoga inzoga ni ibiki kugira ngo ni nk'ibintu bataye utamenya kore wajya uvana ubutese aho ngaho nubwo umuryamye mu ibasi aho twaje gukorera amafaranga abantu cyangwa uzi ko ari bya bindi twirirwa tubunga duteze amaboko kugira ngo baraza baduha turi gukorera amafaranga mana bikora ubikunze urumva subizi se tuzakira tuzacamo tubona tubabaje ibige bameze nguko baza gukora akazi bameze nicaye ahangaha kubera ubuzima bubi tubaye ibintu ntabwo bibonye mwese ushaka muri iki hari icyo mba nakoze nyine gukora icyo byagenda gusa ntari bimwana bizacamo burangiye reka nkubwire sibyo ngeri n'isezerano nguhaye hari umunsi umwe natwe ino myenda tuzatuyiha abantu babaga twe ntabwo tuzakoresha abantu bameze nk'uko tumeze njye nzajya nzana abantu b'abagabo bafite imbaraga urumva reba cya kigabo kera bajyaga batubwira mu rugo kwa ko sene bagiha nyine ugihora agihindura inoboro nyine y'ishati kuyo kucyo cyahaze n'inda nini ngewe filime irimo kiriya kigabo ntabwo nareka kuyireba niyo naba nangiye gusinzira bitaza nkakireba nawe ukuntu kiba kigira kuruta hari ukuntu cyo kijyana naho nk'igitinganya urabona ni byiza cyane nyine biba bikibere ukuntu ari kinini ewe kiransetsa bya hatari wamwitabye se wamwitabye ko bari kuguhamagara ntabwo ari ingenzi cyane niyo mpamvu niba ushatse wamwitaba imiyoborere nawe shema nanjye nyagasani babandi nyine ubona ukabona banze gukoresha imbaraga bafite natwe ubu ngubu ukuntu tureba ntabwo twanze gukoresha imbaraga urumva ahubwo ni ukubera ko turabura amafaranga urumva ariko ngenzanya nzana abantu bagufurire urumva bakwambike nanjye banyambike ngenda ntambuka tuzagura n'igare nshyashya tugura n'imodoka ubundi rero se ubundi njye ntacyo nazagukorera ariko jya ubibona ukuntu useka neza ntabwo uzi ukuntu ukunda njyewe kubera umunsi tuza kurya oya uretse gato nkwereke mu buryo ngenda na romantike sibyo iyi ngiyi isigaye ngayindekera ugenda wicare nka hariya undirimbire ka karirimba sibyo ubundi untera imbaraga nivugute tuyivemo tujye kurya umuceri twagiye wagenda wicare hariya inda yirangiza da ngenda ndakubiye
genda sha reka mesaka gonye oya nako kare tugende genda utarare wowe wite muto ndagukunda urakoze ngene nana utarara ndabizi rega n'ubundi rero ntabwo ufite ibara ry'ibyanjye Taraho ngaho iririmbe neza aba Yesu bishimiye ari izina rye ryiza umutima ukomeretse iryo riwukiza Bruno iratereza nushaka kubirira n'ukuri okay kiriya biratetse cyakurwaza umutwe cyangwa umutima w'ubwo cyo kigira wagira ngo ni igipozombo ako bakuguhamagara nasaba kwitabira ho ntare zihari oya nako nanze gukomeza gusakuriza oya nusuransakuriza hari birenze cyangwa ni umukobwa ushaka gutereta oya ntago ari umukobwa aho cyane ujya gutereta utababona kubangamiye gusa ni ibintu bisanzwe ubu se umuntu uguhamagaye nijoro ugasohoka ugakutana n'umujura uba bagukubitiye hanze oya ni umutipe w'inshuti yanjye nta kibazo ngaho ugenda umwitabire mu cyumba nyine nabirenze amaso yawe aranyereka uguhamagaye ngaho ugenda ujya kumwitabira mu cyumba ntago ari we indese ngaho ugenda ujya kwitabira nyine mu cyumba ahubwo ngaho ugenda ugenda bite ko sinziriye mu ntebe ntuzi ndeba televiziyo nshiduka nasinziriye none ukuntu asize hariya harangaye nicyo kibi bibaho ashijyane nibwo nyiza nanjye ese nawe yanembereje muri quartier tukatahoze se namwishenga yatumita chef de quartier rero yambwiye yuko ukunda inyange ndavuga kamuzanire Sarisene ibintu byose bayabivuze twagira ngo asare kubera gusinzira ndaryamye nabi kubera n'umusego washyizeho nawe rero aterekanye kuzanira urakoze nose ubwo ngubwo kuba ukoze mu mafaranga yawe urumva ukwezi kwazajya gushira ukonsumye bingana gute uri ahangaha ntabwo ari itegeko kugira ikintu ukora oya nta kibazo ntubigire ikibazo none se byaba urumva ari ikibazo kuba nakugurira urakoze nose Bruno ubundi proje nasize ku kazi waje wayishoje nari nayisoje ahubwo nari narakora exporting ngo irangire ariko usiga akunda gusiga ibintu ku kazi bitarangiye kandi iteka bigira ikibazo sinzi ahantu biri gupfira niyo mpamvu nyine nasize nanjye nayikoreye export kuko nikorera export ngasanga yagize ikibazo niyo mpamvu nahisemo kuba aho nikorera export nzayikora ejo nkibereye irangiye nindangiza mbone kwita nyigohereza ariko arise uri mu biki ese nawe kuri telefone bya bindi kubagana gusa ubwo rero uze kugerageza nyine uzinduke ku buryo ugera ku kazi imbere y'isaha dusanzwe tuhagerera hari ubwo ejo bayikeneye se
barayikeneye kandi bamwe ko bazagera mu masaha kubura udakoze export ni ikibazo. Ndakeka izaba yarangiye ariko n'ubundi amenye kuryama mu cyumba no mu ntebe ari kumva ijosi. Sawa nta kibazo. Take care. Thank you. Reno. Hakuze kwikunda akazi ashaka umusore. Urabye na ngombwa kujya kuzanira amabuje ibyo kurya. Ase kuki ugira ishyari? Nta shyari ririmo. None se bitari ishyari? Kuba umuntu amuzana ibyo kurya numva ari ikibazo. Ko yaravuze ko adashaka kurya. Twe twari tuvuye kurya. Wowe witegereje gute kujya kumuzanira ibiryo? Byongera nibaza ukuntu uremyemo pe. Kuba umuntu avuze ngo ntashaka kurya nuko yanze ko dusiga akazi konyine. Ese mama kumutekerezaho ukamuzanira ibiryo numva nta kibazo gihari. Ntange ndabona ko ari shyashya. Ubundi zanyu ndi kugenda nibonera zigenda zinambuka mu maso. Ndabona bitazavamo. Aho twagira ngo we nawe mama mukompeta hari umugabo mu murarushwanira cyangwa muhaganira. Umugabo gute? Ngiye nuko mba mbibonye nyine bikanungura ariko ubundi nta kindi. Urangendesheje kweli. Wampamagaye. Faka koshyira karanyishe. Sikumpamagaye hano n'ubu. Ko watinze. Hari utuntu nari ndi gukora dukeya. Wampamagaye hano se. Bimeze bite? Yeye mbaga nkukumbuye tu. Aha. Anya nari ngukumbuye. Shaka kwicaza munsi y'iki giti se? Iyi tariki nayo wayimenya. Ndayizi. Si yabakundanye? Ese nyine umvaga bitari ngombwa ko duhura. Byari ngombwa. Kumfasha gutyo. Nagashye wahishaye inyuma. Ntacyo da. Unguriye agakeke se? Agira amatsiko. Nagaki? Se. Kuguriye imibado. Yanshimisha ariko. Aho ufunga amacu. Wenya mbyumva na. Funga amacu. Disco yari umaze kukimenya. Funga amacu. Sawa. Tubado se. Nje rero kwa nk'umuntu tubana ntamuzanira ibiryo nta kibazo kirimo rwose. Ntagaruka kungwa kaza ni nkuko nawe nabikuzanira. Aha. Ngenzi kutabizana ari impamvu mbikubwire gasi warana ndi umwana hari ibintu mba nagiye mbona bigenda binambuka mu maso nkabona atari shyashya ni niyo mpamvu ibyo byasabonye mutamika bise birarenze kuba watekereje kugenda ukajya kubimuzanira kandi we yaravuze ko adashaka kurya uzi ko Linda uzi yuko buriya ubonye akanya wanaruga umuntu nkawe ushobora kubona umuntu bamugiriye neza ukumva bibaye ikibazo ubonye akanya wawe nabyo nabyo byegereje umutima bose rumva ibintu by'abantu bihuriye bidafite aho bihuriye ntabwo wakabambaza ikibazo cy'uko nazaniye ibiryo umuntu kandi dukorana ni impamvu byari binunguye rega ko nta wundi mukozi urazanira ibyo kurya usibye mabwa ngaho murabana mu nzu aravuga ngo ntashaka kurya uragiye uramuzaniye gusa umuntu atabitekerezaho ni he impamvu nari ndikubaje niba ari icyo kibazo wari ufite cyonyine rwose uranagahitse aha komereza ntajya kukwirukana se katazaguteguza indira uzabona si niwo utanga se byibuze aramvaye hano aha ntacyo wowe tegereza uzaba ntago ajya ateguza ashobora kuba ibyo uri kwigira ibyo biryo muzanira utuntu twose ukibwira ko wenda hari icyo bimaze bari kumpamagara hahandi bajyanye n'undi tubado tukaturya twicara tukaturya dutuje se
hano munsi y'igiti ariko ntabwo nta kibazo. Uragura ifunguro sime bado. Wagiye? Nyine narubonye bigoranye akimana yabinkoreye tu ndarubona. Nanjye ntabwo nzi ko nabona umuhungu nkunda utankunda ubutunzi cyangwa se imari akantekerezaho akareba ibyishimo byanjye mbere y'ikindi kintu cyose. Agukunda indabo? Ndazikunda. Ururabo rwanjye. uzabibona igihe azajya kukwirukana ntabwo uzabona n'integuza. Urakomereza. Sundi Linda. Mubaze? Nta kibazo. Undi urankunda mbimenye. Ayo sibyo kutari no muhungu mubi ariko kuvuga nareka kutagukunda ariko sibyo mba ngendereye. Kuko buri gihe nkunda kumva ufite ikibazo kuri mabuja. Nje umutima wanjye ukuntu uteye ngirira impuhwe umuntu uwo ari we wese ntitaye ku cyari cyo. Ntabwo mabuja mutereta ahubwo mukunda. Kubona muzana ibyo kurya naho bihuriye n'ibyo urimo uratekereza. Ngeze kutarabinzana yaga nicyo kibazo nagize. Ko nanjye ntibari wabinzanira ngo wenda menye wenda ko ari umutima mwiza ufite nyine abantu bose, umutima mwiza ugera ku bantu bose. Mwubona kuri mabuja gusa. Rero nicyo kibazo rero nanjye ndimo ndibaza. Urankunda? Ntiga nanjye nagusubije ntabwo uri umuhungu mubi ku buryo narengwa kugukunda. Ahubwo nicyo bishakiraga. Oya ntabwo ari ibyo nagenderaga. Urimo kurira nanjye ugatuma nshaka kurira. Ukuri pe. Byamubwire urakoze cyane. Urakoze kuntekereza. None se kuri kurira? Ndishimye. Ndashimishije cyane bintu. Gabasi seka. Sibyo? Ntabwo nzi ko wabikora. Nyine basi ngaho seka. Sigo hasetse. Puju. Uziko urarize nanjye mpita numva ngize agahinda. Nukuri nanjye nari ngiye kurira. Ako nyine ndabitekereje. Baravuga ngo abamarira ibyishimo n'ayakababara. Ariko nyine kubera ko amarira ari ibyishimo kurira nanjye nabivuyemo. Urakoze cyane. Ndagukunda. Ndagukunda. Yesu utamubereye iyo batanze ururabo barawobera kandi wowe n'amasoni yawe n'umubere. Urakoze. Nishimye cyane. Uyu munsi ntusanzwe pe. Yo.
Oh. Karibu. Star. Merci. Ibintu bya Star mwazanye muzoteze. Izi neza. Surprise za masaha. Guess what? Uyu no munsi wa Valentine, sibyo? Ariko ntawe naguri Valentine. Ngende Karine. Uri Karine. Mbambaza ukuntu bikubwira. Gusa nyine uri umwe mu rugengo rwanjye, sibyo? Ariko uri kwihutisha ibintu. Oh, urajya mu rwego erega isi tubamo isegonda ririhuta, sibyo? Uko isegonda ryihuta ni nako umuntu ahinduka. Biba byiza ko iyo umuntu ahindutse mugahinduka. Ushatse kuvuga? By the way, banza fata imana yawe. So, aya mabara kubona agiye atandukanye. Niko mu buzima bwanjye tuzabaho bigiye bitandukanye. Tuzabaho mu buzima bwo kudatingana, tubeho mu buzima bw'umugore n'umugabo, tubeho mu buzima bw'umubyeyi n'umwana, urumva tuba twarabyaye, kuko nicyo bisobanuye amabara atatu. Wakugira umusizi wamenya gusiga. Nonese reka nkubaze, ntabwo wagize bwo kuzana indabyo mu kazi? Ubwo iyo usanga ngaho ari inda ari kubifata gute? Kuzi ko nubwo byitwa ko dukundana twabishyira ku karubanda. Mbese ufite ikibazo cy'abantu bakubona ko njye nawe dukundana? Ntabwo cyabura, ntabwo natinyuka ubwe ngo cyabura, ariko nanone ntabwo icyaba icyo ari cyo cyose ngitinya cyane. Njye nkukunda nta muntu n'umwe nitayeho, kandi nagukunze nta kintu na kimwe nitayeho. Niyo mpamvu nzakomeza kugukunda nta na kimwe nitayeho. So niyo mpamvu nakoze ibi nta na kimwe nitayeho. Urakoze cyane. Gusa nyine nubwo yongera imyanzuro yacu twifatiye, ntabwo biba byiza ko rubanda babibona bakabifata ukundi. Rubanda ninde? N'abandi bantu batari bo. Ubuzima bwacu harimo nde nande? Njye nawe. Ese urumva rubanda akenewe? Rubanda ari mu byo atekereza muri we, ariko ntabwo ari mu rukundo rwanjye nawe, sibyo? By the way, I love you again. I love you. So